ikaze kuri Cecile Show TV. Wageze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane kuko aho tugeze ubifitemo uruhare. Ndashimira cyane byimazeyo wowe wamaze gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora ndagushimiye. Nk'uko mubibona rero aha tugiye guteka ipirawu. Ipirawu ni umuceri uba uvanze n'inyama uryoshye cyane bitewe n'ibirungo tuba twashyizemo. Aha rero nifashisha ikirungo kimwe gusa gikubiyemo byose, ariko unabifite ukabivangavanga nta kibazo, gusa kugura ikirungo kimwe gikubiyemo byose nibyo byiza, birafasha, cyangwa se nawe ukabigura ukazabyivangira byose biseye, biba byiza kurushaho. Mwabibonye rero umuceri tugiye guteka ni basimatike ndetse n'inyama, inyama y'iroti. Ni umuceri ni ikiro ndetse n'inyama ni ikiro. Nibyo tugiye kwifashisha mu guteka uyu muceri wacu. Murabona ko wahiye neza wibara kandi ntabwo wasaye. Ibanga nta rindi rero ni uguteka ku muriro muke. Karibu turebe uko byagenze. Aha rero nk'uko nabibabwiye ni ikiro kimwe cy'inyama, inyama ni iroti. Ndangije nshyiramo amazi ashyushye kugira ngo inyama zibanze zishye. Nashyizemo rero boyiro, nkoresha tubiri, boyiro nakoresheje n'iy'inyama. Inyama rero mbonye ko zimaze gushya mpise nziteka mu mavuta. Usa nk'uziteka bufiriti kugira ngo zumuke neza, bize kutworohera kuziteka mu muceri. Izi nyama rero uzishyira mu mavuta, warangiza ukazigaragura kugeza igihe zihindukiye burawuni. Ni ukuvuga ngo iyo zimaze kuba burawuni cyangwa se bimwe twita gufata irangi, uraziteka kugeza igihe zifatiye irangi ukabona kuza gushyiramo ibirungo. Iyo rero inyama zimaze gufata irangi nta kindi ukora, urazarura ukazishyira ku ruhande kugira ngo uze kubona uko uteka ibirungo. Rero mukurikire ku muntu wifuza guteka ipirawu cyangwa se umuntu wifuje guteka ipirawu. Iyi pirawu nze kubereka guteka ni ipirawu uteka iminota mikeya cyane, ntabwo itinda kuko ntabwo ukoresha ibintu byinshi. Hoya, nifuje ko duteka ipirawu mu minota 30 yonyine ibihiye. Urebye ikintu kidutinza ni ugushya kw'inyama, naho ibindi byo ni iminota mike cyane. Aha rero nakoresheje ibitunguru bibiri binini, ufite bitoya wakoresha bitatu kuko ipirawu irimo ibitunguru byinshi ubu niyo iryoha kandi ihumura neza cyane. Mu birungo rero biryoshya ipirawu, ibitunguru, tungurusumu na pirawu masara, nyine wa mugani ikirungo cy'ipirawu ni ingenzi cyane. Rero utabifite ndumva ipirawu rwose bitavamo. Mu gukata ibitunguru rero biba byiza iyo bikase biri rawundi, nibwo ubona bigize forume nziza. Rero maze gukata ibitunguru nta kindi nakoze uretse guhita mbiteka busote, niko nabyita. Nk'uko nabivuze rero murabibona ko za nyama zimaze kuba burawuni, igihe cyo kuzarura kirageze. Nari nabibabwiye. Aha rero ndazarura nzishyire ku isahani, nindangiza mpite nkaranga bya bitunguru byacu. Ibitunguru rero ntabwo bidusaba gushyira amavuta menshi, turashyiramo amavuta ku buryo bidashirira, kuko ibi bitunguru biradusaba kubiteka ngo bihinduke burawuni cyangwa se bifate ibirungo nk'uko tujya tubivuga. Ibitunguru rero turabikaranga kugeza igihe bifatiye ibirungo. Mwebwe icyo mbasaba ni ugukurikira, kandi ndibutsa umuntu utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe, ukore share ndetse ukore na like. Iyi video kandi nubona yagushimishije wibuke kuyisharinga n'abandi, cyangwa se niba hari umuntu wumva uzi ushaka guteka ipirawu, iyi pirawu yamworohera cyane.
Umuntu wese wari wananiwe guteka ipirawu, iyi ngiyi rwose yo ntabwo yamunanira, azayigerageze azanshimira nyuma. Kandi mujye mwibuka kwandika muri komenti uko mwabibonye, nimba mwaragerageje mwandike mutubwire uko mwabibonye. Iki kirungo nk'uko nabibabwiye gikubiyemo ibirungo byose. Ibirungo byose biba bikenewe mu ipirawu, ni pirawu masara. Ni ukuvuga ngo ibirungo bigeze ku 9 byose wagakoresheje bikubiye muri iki kirungo. Nawe mu rugo wabyikorera, wabifata ukabisekura. Gusa ngiye kubera nta mwanya, umuntu wese udafite umwanya wo kubikora yakwigurira iki ngiki gitunganyije. Umaze gushyiramo ibirungo rero uhita ukaranga inyama. Inyama rero iyo umaze kubivanga na bya birungo, ufata uyu muceri ni ikiro kimwe natumbitse mu mazi. Utumbika iminota 10 kugira ngo worohe uze no gushya vuba. Umaze rero kuwutumbika urayungurura ugakuramo amazi, ugahita uza ukawusuka mu isafuriya wateganyije gutekamo nyine ipirawu. Iyo rero umaze kuwusukamo uravanga kugeza igihe wose uhinduriye irangi, ukabona kuza gusukamo umufa w'inyama watetse cyangwa se amazi. Ariko nyine wamaze kuvanga ukamekinga shuwa ko umuceri wawuvanze ahantu hose, kandi ubikora witonze ndetse ugacana ku muriro uringaniye, nta gushyira muri magisi. Uyu rero ni wa mufa natogoshejemo za nyama nsutsemo ndetse na ya boyiro natogoseyanyije. Ndangije ndavanga neza, mbonye ko isosi idahagije ko yahisha umuceri, mpise nsukamo litiro y'amazi. Urebye ushyiramo amazi bitewe n'umuceri ufite cyangwa se n'uko amazi angana, kugira ngo umuceri ubashe gushya neza. Wamara kuvanga neza rero ugahita ugapfundikira neza, ku buryo umuceri ushya neza, umwuka ukawuhisha, mbese ukora uko ushoboye ugapfundikira ku buryo nta mwuka mwinshi uhita. Mukomeze rero mukurikire murebe videwo uko nagiye mbigenza. Iyo rero utetse umuceri cyangwa se ipirawu, ugenda ucishamo akamamiyo hasi kugira ngo wumve ko utafashe hasi, kugira ngo udashirira. Cyane cyane iyo watetse mu isafuriya ishiririza uba ugomba kwitonda cyane ku bijyanye n'umuriro. Mu gihe rero turindiriye ko ipirawu ishya, nahise nkora agasarade koroheje. Ushobora gukora agasarade ukunda nta kibazo. Njye rero nifashishije utu ngutu mureba, nibyo ngiye kuvangavanga, ubundi tuze gufatisha na ya pirawu. Ipirawu iba nziza cyangwa iryoha iyo uyifatishije n'agasarade kugira ngo igogora rize kugenda neza kurushaho. Mukurikire videwo rero murebe uko twagiye tubivangavanga ndetse n'uburyo twatetse iyi pirawu. Iraryoshye cyane cyane, sinzi ukuntu nabibasobanurira, gusa namwe muzigeragereze mutazagira ngo ni ayanjye. Hagati aho rero ipirawu yacu irahiye, murayibona ukuntu imeze neza. Ugenda ubeyuraho ukareba munsi no hasi ureba ko yahiye neza, kandi murabibona ko yahiye pe, imeze neza, irasa neza, iri guhumura. Ntabwo nyine nabibabwira ngo mubyumve, mwebwe icyo mbasaba ni uko namwe muzagerageza mukayiteka nk'uku nguku nayitetse, nzi neza ko muzaryoherwa. Irihuse cyane cyane, nta minota myinshi nayitetse. Namwe rero mwabasha kugerageza, murabona ko umuceri wahiye pe, murabibona. Kandi wahiye neza, hasi ntabwo washiririye, hejuru wahiye, hose wahiye. Mbese ibanga nta rindi, ni ugupfundikira neza kandi ugashyiramo umuriro uringaniye, ntushyiremo umuriro mwinshi kuko umuriro mwinshi urayishiririza, umuriro muke cyane nawo igapfuba. Rero kubera ko umuceri wacu uhiye, gusa nongeye ndapfundikira kugira ngo uhwane neza. Ku ruhande rero ngarutse kuri ya salade yacu kugira ngo bize kugenda neza kurushaho. Urabikata byose rero ukabihurizamo hose, warangiza ugashyiramo uturungo twawe ukunda. Nikundira rero utu
Mwabibonye rero ko amafunguro yacu yabaye tayari. Reka nshimire buri umwe wese twatangiranye kureba iyi videwo tukaba dusuzanyije, ndagushimiye cyane. Ndibutsa wowe utarakora subscribe gukora subscribe. Wowe waje kuri Cecile Show TV bwa mbere tukaba dusuzanyije, ndagushimiye cyane. Uri umuntu w'umugabo rwose wakoze. Mwakoze mwese rero, reka turagarukira aha ngaha. Muze kunyandikira muri komenti ubutaha videwo cyangwa se ibyo kurya twazateka, cyangwa se nimba hari ikibazo n'igisubizo ndagifite byihuse mpita ngusubiza. Ndabakunda, bye, naho ubutaha.